nukuri ukinangira ese aho ntiwijuse ukibagirwa kw'amahoro n'ubumuga bitangwa na Yesu wowe wateye umugongo amahoro n'umutekano ni Yesu bitanga urumbe Rwanda nukuri umenye igihe wagenderewe Rwanda we dore umwaka w'imbabazi uragushiranye iyo uzakumenya umuhamagaro Uwiteka yagushyizeho ugakura ibishimwa mu bigawa ukagirwa akanwa k'Uwiteka ugakura ibishimwa mu bigawa ukagirwa akanwa k'Uwiteka Uwiteka yakuvuzeho uzajyana umubyutse mu minsi uzabwiriza amahanga yitegure kuko Yesu agiye kuza kandi itorero rigomba gukanguka ubwiza bwaryo bukaruta ubwa mbere urumva se Rwanda uhagaze ushakwa kuko itorero rigomba gukangurwa n'ijwi ryawe Rwanda urumve Rwanda Rwanda we nukuri umenye igihe wagenderewe Rwanda we dore umwaka w'imbabazi uragushiranye iyo uzakumenya umuhamagaro Uwiteka yagushyizeho ugakura ibishimwa mu bigawa ukagirwa akanwa k'Uwiteka ugakura ibishimwa mu bigawa ukagirwa akanwa k'Uwiteka haracyariho andi mahirwe hindukira cunguza umwete ugama muri Yesu utanyagirwa imbere aha haratambuwejejwe Rwanda we nukuri umenye igihe wagenderewe Rwanda we dore umwaka w'imbabazi uragushiranye iyo uzakumenya umuhamagaro Uwiteka yagushyizeho ugakura ibishimwa mu bigawa ukagirwa akanwa k'Uwiteka Rwanda we nukuri umenye igihe wagenderewe Rwanda we dore umwaka w'imbabazi uragushiranye iyo uzakumenya umuhamagaro Uwiteka yagushyizeho ugakura ibishimwa mu bigawa ukagirwa akanwa k'Uwiteka Rwanda we nukuri umenye igihe wagenderewe Rwanda we dore umwaka w'imbabazi uragushiranye iyo uzakumenya umuhamagaro Uwiteka yagushyizeho ugakura ibishimwa mu bigawa ukagirwa akanwa k'Uwiteka ugakura ibishimwa mu bigawa ukagirwa akanwa waritsinde yutsinze urupfu Yesu mwami wahawe izina risumba ayandi mazina wararirazwe haleluya shimwe Yesu yatsindiye izina ku musaraba amaze kugotomera icyitwa ikigeragezo cyose mwebwe mutinye ibigeragezo amaze kubabazwa amaze kugerwaho n'ibyo abantu bazima banga guseba kumwara guterwa isoni gusuzugurwa we ntabwo yigeze yanga agasuzuguro bambi nta na rimwe yigeze avuga ko bamusuzuguye
Yesaya uzagenda urebe ibyo yamwanditseho muri Yesaya 53 urebe amagambo umuhanuzi Yesaya yanditse kuri uyu mugabo. Niwe rero jambo ry'ubugingo mbabwiriza. Nuwo nguwo gusa umva unzanyeho ibindi mu by'ukuri waba umuhohoteye. Ndavugana nawe munyarwandakazi, ndavugana nawe wakijijwe ukabuzi agaciro k'agakiza n'inzira bakurikiza iyo n'inzira banyuramo iyo bamaze gukizwa. Ndavugana nawe utarigeze ukwepa ukabukirimo irimo amahwa rwose, irimo amahwa, imifatangwe, irimo amabuye asongoye y'amasarabwa, irimo inkota, irimo imihoro, irimo impindu, irimo n'intuzana bya bindi byose bijombajombana, irimo imibabaro. Ntibazakubeshye kwinzira ngo sinzi uko imeze, barakubeshye. Yivugiye ubwe we inzira kuri na bugingo ari we Yesu Kristo, yarivugiye ngo inzira irafunganye. We none urumva wayibamo ubyibushye wakwirwamo se? None se urumva wayibanamo n'ibindi mwakwirwamo se wowe nabyo? Nurumva wayibanamo n'ubwo bwibone bwagusabitse, ubwibone se bwakwinjirira hese? Irafunganye, nta shyari ribamo, irafunganye, ifite gahunda yateguye ivuga ngo uyigendamo agomba kuba yujuje ibi bikurikira A B C. Uyigendamo agomba kuba aca bugufi, yihana, ayiwe akunda abandi, hatagira ishyari. Ayiwe uyigendamo agomba uyigendamo agomba kumenya nyirinzira. Kugira ngo ugende muri iyo nzira ugomba kumenya nyirinzira. Yesu Kristo niwe mbabwiriza. Rero ubu mwaje muri benshi kugira ngo mukizwe kuko nta shuwa mufite. Amahitamo asigaye namwe gusa kuri buri muntu wese utuye isi, ariko cyane kuri buri munyarwanda n'umunyarwandakazi. Umva noneho reka ndebe, noneho buretse nze turebe. Ubwo mwebwe mubona bibengerana, nyamara bugiye kubahindukira umwijima w'icuraburindi. Rwanda gihuguta nyumvuge ritararenga, amazi atararenga inkombe w'imburigwe, ko waburi upinagira ese aho ntiwijuse ubwibagirwa, kw'amahoro n'ubumuga bitangwa na Yesu wowe wateye umugongo. Amahoro n'umutekano ni Yesu bitanga, urumve Rwanda. Ndavuga urimenye igihe wagenderewe, Rwanda we dore umwaka w'imbabazi urarushiranye. Iyo uzakumenya umuhamagaro Uwiteka yagushyizeho, ugakura ibishimwa mu bigawa, ukagirwa akanwa k'Uwiteka, ugakura ibishimwa mu bigawa, ukagirwa akanwa k'Uwiteka. Izaha biranyishe kuko mfite ibyaha byinshi. Uwiteka yakuzeho uzajya n'ububyutse bw'iminsi, uzabwiriza amahanga yiteguye. Ko Yesu agiye kuza kandi itorero rigomba gukanguka, ubwiza bwaryo bukaruta ubwa mbere. Urumva se Rwanda uhagaze aho ushakwa, kuko itorero rigomba gukangurwa n'ijwi ryawe Rwanda. Urumve Rwanda, Rwanda we urimenye igihe wagenderewe, Rwanda we dore umwaka w'imbabazi urarushiranye. Iyo uzakumenya umuhamagaro Uwiteka yagushyizeho, ugakura ibishimwa mu bigawa, ukagirwa akanwa k'Uwiteka,
kiracuza umwete ugama muri Yesu utanyagirwa imbere aha haratambuwejejwe Rwanda we nukuri umenye igihe wagenderewe Rwanda we dore umwaka w'imbabazi uragushiranye iyo uzakumenya umuhamagaro Uwiteka yagushyizeho ugakura ibishimwa mu bigawa ukagirwa akanwa k'Uwiteka Rwanda we nukuri umenye igihe wagenderewe Rwanda we dore umwaka w'imbabazi uragushiranye iyo uzakumenya umuhamagaro Uwiteka yagushyizeho ugakura ibishimwa mu bigawa ukagirwa akanwa k'Uwiteka Rwanda we nukuri umenye igihe wagenderewe Rwanda we dore umwaka w'imbabazi uragushiranye iyo uzakumenya umuhamagaro Uwiteka yagushyizeho ugakura ibishimwa mu bigawa nuko bakirangiza nta muntu bakoze nta wundi muntu bavangiye nta wundi muntu ubigiyemo ubwabo bakirangiza oya bagakora ikibi cya mbere ikibi cya kabiri ikibi cya gatatu ikibi cya kane ikibi cy'icumi ikibi cy'ijana ikibi cya miliyoni hanyuma ngwino ja nuko ubwabo bakirangiza imyaka igashira ngo bahishiriye ibintu wahishira ariko mana wahishikise niki wahisha se uretse ngo nibyo mu mwuka da mwuka wawe uhishikise mwuka gushaka kuhisha ariko nibigaragara nibya kabiri guteranya na kabiri rimwe guteranya na gatatu nukuri uziko ubwibone abibone Yesu Kristo abibone muzi abibone babukura kwa shefu wabwo ari we witwaga Rusiferi kera ubwibone ubwibone ni icyorezo ni ishyano n'uburozi ni ubwibone iyo umuntu ari umwibone abona abandi bose munsi ye ndetse akumva nta bwenge bafite yo ayiwe akagezaho Rusiferi Imana yaremye ikamurutisha abamarayika bose akaba yitwa umukerubi utwikira akaba ari ubona mu maso h'Imana ubwibone bumutashya ari ubuhimbye kuko niwe origine w'ibibi byose ngo aribwira atari ku bundi aho ndaha nubwo mbaruta ubwiza bose umwibone ntahaga yagatsindwa n'Imana ntanyurwa ayiwe we buri gihe urakebaguza buri gihe ngo yari ingenza nuko uwo mwuka w'ubugenza ni we yazize Rusiferi bimuviramo kwitwa Satani bimuviramo kwitwa umurimbuzi umwanzi w'Imana n'abantu ubugenza kugenza control buri wese ufite uwo mwuka wa control buri wese uvuga ngo sinzi ibyo batamubwiye ngo sinzi ibyo atamenye ngo kubera iki barebye kuriya ngo ubwo ngubwo baramuvuze ngo ubwo ngubwo barahindukiye ngo buriya yambaye ngo buriya sarandusha uwo nguwo arabunza imitima kandi ngo yitwa umukristo uwo nguwo utanyurwa uwo nguwo utagira amahoro muri we buri gihe ngo haba hari ikibazo afitanye n'abandi uwo nguwo arashaka kumenya iby'abandi kandi we ibyo ntawe ubimenya umva uburwayi rero ngumwibone rero umwibone agira ngo abandi ntibabona agira ngo abandi ntibumva agira ngo abandi ntago ari abantu abandi barakosa we ntakosa abandi bajye bamusaba imbabazi ntashobora kuvuga ngo mbabarira habe n'umunsi n'umwe iyo bibi ibyo Rusiferi nawe aba yarihannye
burya ikizakubwira umwana wo kurimbuka ntashobora kwemera ikosa rye. burya ikizakubwira umwana wo kurimbuka azi ko yera kurusha Yesu. burya ikizakubwira umwana wo kurimbuka ni uko yumva ari hejuru y'abandi. Yo, ndatandukiriye se. burya ikizakubwira ubwibone ahantu bugeze umuntu nta handi ni ukumurimbura. FPR, ishyaka ry'ubwibone, ukuboko kw'iburyo kwa Satani, FPR Inkotanyi. Nta kundi kuntu umuntu afite yabavuga, nta kundi kuntu umuntu afite yavuga iriya system. na bizandikwa mu mateka ngo kera habayeho mumbabarire, ngo kera habayeho abantu bitwaga inyenzi Inkotanyi FPR, ngo bari abatutsi. Mana we, ngo nuko ngo ye baba we ye ngo bari abatutsi, inzu yabo irimo gushya, FPR irimo gushya, igihugu kirimo gushya, igihugu isi yose nk'uko Imana yabivuze yagikomanyirije, isi yose irimo gukubita agatoki ku kandi, isi yose ibanga gusa, isi yose yangira hamwe Abanyarwanda ibabona mu ishusho rya FPR, isi yose ishaka kuyisya, isi yose yamaze uko niko Imana. ariko iyi Imana harya muyange nzayizera mpaka urugero rugezweho n'urwo Imana yavuze ngo igihe isi yose izabibanze nabo yitaga inshuti zayo ngo zikayanga bakayanga. Yo, ubu rero umva noneho bahindutse babigira nkana harya ngo byagize biti bigira nkana uyu nguyu disi bigira nkana FPR we bigira nkana we yawe bigira nkana we ngo yabonye inzu ye ihiye irimo gushya, buriya yari inzu y'ibyatsi nk'iya FPR, abonye yatangiye kugurumana cyane ariko igurumana cyane bigira nkana ngabwira madamu we n'utwara ati muze tujye mu nzu turyame. Baramukurikira, umugore we n'abana bakurikira bigira nkana FPR, bararyama mu nzu irimo gushya ibakongokeraho ngo kuko bimeze uku nguku, aho igihugu kirimo gushya, aho impande zose cyagoswe, aho umwijima w'icuraburindi wamanutse urimo kumanuka, Afurika haguruka ngiriya barimo gukubita dance. Hallelujah, rosekaya. Buriya niko ni rosekaya. Buriya bose ngo babaye barosekaya. Yego, hagati aho ngaho hakazinda opposition yitwa Apotre Mignone nawe agakubita all women tugeza maze babigira nkana bakajya mu nzu bagasasa, kandi zirimo gushya. Aribo bakagombye gushyira hamwe umwara abanje ati jewe nanjye nakoze ibintu, nakoze amapura, ndababwiza ukuri, ndahanitse ibyogajuru Emilio, ibyogajoro, ibyogamanywa byose Emiliyari, nigewe Kaganga, nige boss. Umudamu tuvuze uvuze vuga ngo uravuze nta neza na women tugeza ayiwe we wowe uri muri ibyo byo kujya ibintu byo mu bihuru gusa. Ngengi ya Rena Kandiruzi we kandi ubwo ku cyumweru uretse nzi Rwanda gihuguta nyumvuge ritararenga, amazi atararenga ikombe wimburigwe, ko waburi ukinangira ese aho ntiwijuse ukwibagirwa, ko amahoro n'ubumuga bitangwa na Yesu wowe wateye umugongo. Amahoro n'umutekano ni Yesu bitanga, urumve Rwanda ukuri umenye igihe wagenderewe. Rwanda we ndagira ngo mbibabwire
ntacyo nigeze mbahisha abanyarwandakazi kuva imyaka 25 ishize. Ntabwo nigeze mbakinga icyo Imana yavuze yashakiraga abanyarwanda ni neza gusa, ni ukubakiza, ni ukubagirira neza, ni ukubaramisha mu gihugu, ni ukurinda igihugu, ni uko babyara bakarera amashenge bagakuza bagatuma bakuzukuruza bagashingira nguko uko gahunda y'ubuteka yari imeze kuri Repubulika y'Ibare ya gatatu. Yari iyobowe n'umututsi wari muremure cyane witwaga Kagame Paul. Mana yanjye, ibyiza yifurije FPR iyoboye igihugu byari byiza, ibyo yibwiraga izabagirira byari amahoro, byari uguteza imbere, byari ukugaragaza itandukaniro. Mana we, bari bujuje ibyangombwa byose, bari barebare, bamwe ari inzobe abandi ari imiyumba abandi ari imisaya igegennye. Ayiwe, mitima yabiza iboze, bugome burabuzura, bucakura burabacakura. Ayiwe, babwira Imana bati no, ngo baribwiye bati no, yego turi hejuru, yego turacekamira buri kimwe cyose, abahutu turabasya, n'amahanga turayasya, abanyekongo turabasya, n'undi ubuze turamusya. Isye yego di yego nyine nuko nguko tumeze, nicyo twavukiye gutegeka bakandi abantu, ariko tukabategeka tukabatonoza amaso, tukabapfumuza amatwi impindu, tukakubita amacumu mu nda zabo, tukabakaranga ku bikarayi, ntihagire ubwejura, ntihagire uvuga. Ariko ibyo ntabwo biduhagije, no, ko turimo kumva ubwibone butuzimagije cyane, turimo kumva tudahaze. Icyo tugiye kwiyongeza nuko tugomba kuba nk'Imana, natwe tukaba nk'Uhoraho. Ntabwo ngaruraho iby'uriya mwana wo kurimbuka. Natwe tukaba Uhoraho, natwe tugakura Imana mu bintu byose, ahubwo iyi Mana yishyizeho tukayibwira ngo vaho ngaho. Twe turashaka kwimika, ntabwo tugushaka, kuko urimo uraza utubwira ibintu byo kuba wadutegeka waturusha, kandi ntiturushwa we. Ngo Imana niki? Iyo niyahe? Ni ibiki? Iyo ngo ivuga tutavuze ni iyihe? Iyo ngo abantu bashobora kuba badusumbisha ivuye he? Ngo kuko bamenya amaraso y'abantu n'ibisimba, bamena amaraso y'abakuru n'abato, bamena amaraso y'abasaza n'abakecuru, bamena amaraso y'abanyamahanga, bamena amaraso y'abanyekongo, bamena y'abarundi, bamenya abaganda, baramena ariko baramena nabo, bamena na yabo, baramarana, none bagiye kumaranaraho, baramarana ariko none barimo gutsembatsembana nabo. Niko bigenda. Imana ntinegurizwa izuru, ibyo mubiba nibyo musarura. Ntabwo ushobora gusuzugura Imana kariya kageni FPR we, ntabwo mushobora kuyigira nk'uko mwayigize FPR we, maze ngo ibihorere, maze ngo iraceceka ikihangana igakurura ikigizayo kubera baba barimo kuboroga. Ariko nanjye ko nayarizera, yemwe FPR we, ndaguhamagara FPR urimo uranyumva cyangwa ntabwo unyumva? FPR niwe mpamagara, nyitaba kandi nkubwire mvugane nawe kuri uyu munota wa nyuma, nkureba mu maso. Ndashaka kukureba mu maso ngo ufikise, nk'uko nagufikisaga cya gihe duhanganye turebana.
nashakaga kugukunda Imana ikankundisha ikavuga iti boroga rira babwira haraho nta wamenya babwire. Imana yagira ikambwira iti naho wababwira ntago bakumva, bikandakaza bikambabaza. None niba uzi ko batakumva uramvunira iki? Ati ndashaka urubanza. Nawe nkuraho amagambo, ndashaka dosiye, ndimo ndakora dosiye. Turakora dosiye, ayiwe Imana irakomeza inkoresha dosiye. Uko mvuze igakora dosiye, uko bamfunze igakora dosiye, uko bantutse igakora dosiye, uko banyamaganye igakora dosiye, uko bansuzuguye igakora dosiye. Dosiye FPR yujuje ibyangombwa byose, ndetse n'imbere y'urukiko yarahageze irakatirwa iratsindwa. Ndi mu bayishinja kugurisha urubyiruko rw'u Rwanda, ndi mu bayishinja gutanga amaraso yose y'ikitwa urubyiruko, y'ikitwa umuntu ufite ingufu, y'umukobwa w'inkumi, y'umusore w'ingimbi, y'umusore usoretse. Ndi mu bayishinja gutanga amaraso y'abagabo, aba bato basiga abagore babo batwite, basiga abana bakambakamba, umwana agatangira kuvuga ta undi ngo yaragiye ngo kurwanirira. yakwiriye hose, inkuru yageze hose, inkuru yamenywe na bose, kubw'uko bw'Imana bwaguzwe, kubw'uko bwawe bwagambaniwe. Nimundera neza bizera bose, ntirize musabire. Mategeko y'Abamedi n'Abaperesi, uyu munsi ndayavuguruza, ndayirengagiza nsanga umwami, ndirengera n'ingaruka zose. Tugiye gusoma ijambo ry'uyu munsi rijyanye no kurangira kwa FPR Inkotanyi. Wavuga uti hari n'ubundi wabivuze. Nyine niba hari n'ubundi nabivuze, wowe wavuze iki? Ayiwe, turi muri Ezekiel ibice 5. Ni amagambo yumvuga na buri wese uri live, n'undi uzayumva igihe kije. Muzandike ku itariki ari ya 9 ukwezi ari ukwa 8 umwaka 2024, kandi mwandike ko byavugiwe irangira rya FPR, kubera ko ariyo yirangije. Ibisobanuro by'uko ariyo yirangije ni byinshi cyane. Igisobanuro cya mbere ni ubwibone, kumva ko bareshya n'Imana cyangwa bakayiruta.
kumva ko ariko Imana ni igitangaza. Imana muri za 9, 7 n'8 iti bazazamuka bagende bagere mu bushorishori hejuru, isi yose ipfukame, ibihangange ibihugu bipfukame, abaperezida bakomeye bapfukame, tekinoloji nayo bapfukamire, abanyamari babapfukamire, abazungu bakubita amavi hasi hejuru ya FPR Inkotanyi iyobowe irangajwe imbere na Kagame Paul. Ese ko byagenze se? Turasubira mu byagezwe gutegekwa kwa kabiri, turimo turasubira, turi muri reviziyo. Niko byagenze, ariko utinyaho kwicisha bugufi kubanziriza gushyirwa hejuru. Kwishyira hejuru nabyo bikabanziriza gushyirwa hejuru, nabyo bikabanzirizwa no kwicishwa bugufi. Iyo rero iryo ijambo ry'Imana ryo migani, iyo rero ari wowe wishyize hejuru ugashekerwa, bakubwira Imana ngo ibyo byo ni ibiki, cyo ni igiki, cyo kivuye he, cyo ni icyahe, icyo muvuze ni ikihe gishobora kuba cyaza kikandusha imbaraga? Ninde wundi undushije? Uwo ninde undusha ngo arema abantu, ngo arinde abantu? Ninde undusha ingabo? Uwo ninde? Ngo yitwa Uwiteka Nyiringabo. Nanjye mfite izanjye za RDF. Wow, RDF, je vous parle là. Isira inyanya ya RDF yabaye igiye kuyihindura inyanya zihishishe. Ngoki ngo iki Heraman irazamuka itera Kongo, itera Zaire, Kongo Zaire itera, wagira ngo nabayibaroze azungu. Ayi wewe, abazungu barayipfukamira kugira ngo bazayipfumure igihe kigeze. Bafite utwo bayiresaresaho kugira ngo n'umuzungu nyine nago mwiganye my friend, n'umuzungu n'umuzungu wakugize kuri ni nawe ukugize gutya. Musigaye mubyumva, uwakugize kuri ya cyagiye FPR ni nawe ukugize gutya, ni nawe ukurangije. Uwakuremye akakuremera, uwagushyizeho aguteretse, yego akagutereka disi, yaguteretse mu ntebe, agutereka no ku meza, aranagutamikara. Afite icyo ashaka, nta rukundo rwarimo. Nawe urabizi, urimo urabibona. Widagadwa, sinshaka kukubona udagadwa. Ntabwo nshaka. Imana wasuzuguye pe, Yesu Kristo yunguyo uduhesha agakiza, uyunguyo wapfuye ku musaraba wasuzuguye, ugahitamo ryangombe ry'ababingana Imana z'Abahindi, ugahitamo ibigirwamana byo muri Misiri no muri Kuwait na Katari. Harakuzi umwana w'Imana nzima aje nk'intare. Ubu wari uzi ko kubera ubwibone muzi bwagusabitse, wowe n'abawe, wowe n'abakurimo, wowe n'abakogeza murajyana, ibikundanye birajyana, murajyana, bakurimo barimo, nta kundi. Mwatandukana mute ko mwasangiye ubwibone? Reka dusome ni ibice 5 bya Ezekiel, turahera ku murongo wa 5 n'ubundi. Uku niko Umwami Uwiteka avuga ati, ndimo ndasoma, wowe tega amatwi aya magambo yumve neza. Niba wikunduye aminine wumva ukuntu mu by'ukuri byarangiye. Uku niko Umwami Uwiteka avuga ati, ngiye Rwanda nashyize hagati y'amahanga no mu bihugu bihakikije, ariko hagomeye amategeko yanjye, hakora ibibi kurusha abanyamahanga, hakagomera amateka yanjye kurusha ibihugu bihakikije, kuko bahakanye amategeko yanjye n'amateka yanjye ntibayagenderamo. Nicyo gituma Umwami Uwiteka avuga ati,
kuko muri inkubaganyi kurusha abanyamahanga babakikije kandi mukaba mutagendeye mu mateka yanjye ntimukomeze n'amategeko yanjye cyangwa ngo mukurikize amategeko y'abanyamahanga babakikije. Umvise ko n'abanyamahanga babakikije kubera ikinyabupfura cyabo mwashoboraga no gukurikiza imigenzo y'abanyamahanga babakikije Imana ntibarebe nabi. Nicyo gituma umwami w'Uwiteka avuga ati dore jye ubwanjye ndakwibasiye kandi nzagusohozaho ibihano abanyamahanga babireba. Wumvise se nkuko wayisuzuguye mwayisuzuguye ku mugaragaro nayo ngo n'ubundi ndikugiye nawe ngo kwitura nayo ngo ugiye kwihorera ku mugaragaro. Nzagukoreramo icyo ntigeze gukora, nzagukoreramo icyo ntigeze gukora, ngiye kugukoreramo icyo ntigeze gukora ndetse ntazongera gukora n'ukundi nguhoye ibizira byawe byose. Ngiye kugukoreramo icyo ntigeze gukora ndetse ntazongera gukora n'ukundi nguhoye ibizira byawe byose. Cyo gituma ababyeyi bazakuriramo abahungu babo kandi abahungu nabo bazarya basi, nanjye nzaguciraho iteka n'abawe bazaba barokotse bose nzabatataniriza mu birere. Aba bahungu barya basi n'abase bakarya abana, na nyirarume akarya nyirasenge, na nyirasenge akarya umukazana, n'umukazana akarya nyina wabo. Uburozi bwamaranye bwamaze abantu. Umwana araroga nyina, nyina araroga se, ise araroga mukase, mukase araroga nyirarume, nyirarume mushiki araroga musaza, mugabo araroga umugore, umugore araroga umugabo. Ababyeyi bazakuriramo abahungu babo, bazakuriramo abahungu babo. Ababyeyi birogera abana babo rwose kandi abahungu nabo bazarya basi babamaze se. Nanjye nzaguciraho iteka n'abawe bazaba barokotse bose nzabataniriza mu birere. Ibirere byose ni ukuvuga ngo hose mu birere kunyanyagiza. Umwami w'Uwiteka kandi arongera aravuga ati umva tega amatwi, ni ukuri ndirahiye kuko wahumanije ubuturo bwanjye bwera ibintu byawe byangurunuka n'ibizira byawe byose, nicyo gituma nanjye ngiye kugutuza. Ijisho ryanjye ntirizakureba neza kandi sinzakugirira ibambe. 1/3 cyawe kizicwa n'icyorezo kandi inzara izabagutsemberamo. 1/3 kizicishizwa inkota ahagukikije hose, na 1/3 nzagitataniriza mu birere byose mbakurikire nk'uyu inkota. Ubwo 2/3 byagiye. Umva 13. Nuko uko niko umujinya wanjye uzasohozwa kandi nzabamariraho uburakari bwanjye bukaze. Umva mbone gushyitsa umutima mu nda. Murumva ahantu agahinda umujinya w'Uwiteka umugeze. Bazamenya yuko jye Uwiteka navuganye ishyaka ryanjye ubwo nzaba maze kubasohozaho uburakari bwanjye, maze kandi nzaguhindura umusaka n'igitutsi mu banyamahanga bagukikije imbere y'abahisi n'abagenzi bose. Ijambo rya FPR riyisoza ribanziriza kurahira ko umuntu utariho. Kera ngo habayeho umwami w'u Rwanda, niba ari umwe niba ari iki. Ibi ntabwo ngo FPR yabyize, ni imyuka igenda ihamagarana. Abami ba kera b'abatutsi ngo barapfaga bagaba bashobora kumara imyaka ingahe rwose nk'iyo Kagame amaze, ntawe ubizi, ntawe uzi ko umwami yatanze. Ibi ngo ntabwo ari ibyiganano, ntabwo ari inzaduka. Ariko man, ntabwo ari inzaduka. Niyo mpamvu ngabariya umwari batsinda bari batsinda, undi ari arena, undi ari restoration. Reka mbabwire aba bantu batatu bane Gitwaza, Minyoni, Rutayisire, Masasu, ababonye naba bagashyiramo n'abandi n'abahutu babiri gusa cyangwa batatu, sinzi niba babemera. Igihugu cyari kuba cyarakize kera iyo baza gushyira hamwe. U Rwanda ruba ari paradizo. Wumvise icyo mvuze? Aba batutsi bane simbizi ashobora kuba muri aba ngaba mvuze harimo n'imvange, ntabwo bashaka kubyemeza nta nubwo bashaka kubyemera,
ahubwo banabyumvise bashobora kuhita barakara, bashobora kuba ari imvange, bamwe barimo n'imvange, ako ntacyo muramenye, ntimubimpore, ngaho muri abatutsi mwese ntago muvangiye wa mudamu, ntabwo rwose muvangiye, nta maraso y'abahutu barimo atabanduza, eka ako kavirisi ntakabarimo, ntago muvangiye rwose, muri umwimerere w'abatutsi. Yego, mwagombaga rero gushaka abandi bimerere b'abatutsi nka 3 cyangwa 4. Oya, mwagomba gushaka abahutu benshi, nabo b'imyimerere, mugakiza igihugu. Formule mwari mwarayibwiwe, Imana yari impaye ndayibaha. Hari ikintu mwongeraho mwebwe? Imana yabahaye gahunda yo gukiza igihugu nta maraso yongeye kumeneka. Imbaraga mwari kubikorana zari kugamburuzi za FPR, yes, ntabyo mwakoze kugira ngo ntabyo mwako. None dore uko mupfuye nabi, uko mubaye. Igihugu cyacuje umwijima, namwe murimo muraceza muri arena, namwe murimo muraceza mu mazayo naho ngaho. Igihugu cyacuze umwijima, none se ntago mubizi. Uretse ibyo tureba, abo mvugana namwe murabizi, ntihagira umuntu w'impakanira kuko ntamuvamo, ntagira uwo mvamo, ntagira uwo mvamo. Mumfate neza, mutuze, mumere neza, ntagira uwo mvamo, batutsi beza. Ubu mwari kuba muceza koko, ba nyira bigira nkana na se bigira nkana koko, ko mwari kuba mwambaye ibigunira muri mwivu murimo gutabaza. Iyo nako yanyuze mu gihugu kera babwira ati asigaye iminsi 40, FPR karimbuka, asigaye iminsi 40, Nkotanyi zikabarore, asigaye iminsi 40, yewe RDF ikabinyanya, asigaye iminsi 40, ababitirirwa izina ry'Imana bakabona ishyano imbere y'abandi, asigaye iminsi 40. Abavuze ngo Imana iri he, ese bavuze ngo iri hehe, wari he? Imana ikora ibintu byayo smart, nge ntabwo ariko nabikora hari. Imana ikora ibintu byayo smart. Ejo bundi nicari aha, Imana ikoresha RGB. Yiba uwa mudamu yitwa Yuska. Ariko Imana ifite abakozi kweri, ikoresha RGB Yuska zifunga amadini yose. Funga amadini yose, mu gufunga amadini Imana ikoresheje RGB. Dore rero icyabaye, ugufungwa kw'amadini niyo hagiye kuba ububyutse bw'itorero. Mvuganye n'umuntu yishirwa gusa, ntago mvuganye nabibone. Yewe we, mu guseba kw'abanyamadini niyo, mu gupfa kw'abanyamadini, mu gupfa bagapfana n'amadini yabo, niho itorero uzagaragara di. Ariko urumva umugambi w'Imana ukuntu umeze. Imana ikoresha RGB Yuska ati mufunge izo nsengero. Sinshaka n'umuntu nduhira mu matwi, sinshaka n'abavuga ngo bafunze insengero rwose, ubwo se uzifungiye iki? Bati ceceka, ntabwo dushaka abantu batuvuguruza mwebwe. Nta jambo mugifite, by the way, nta jambo, mwiyambuye ijambo, ijambo yabahaye ijambo, muraryanga muravuga ngo ni mwebwe mufite ijambo. Ngaho reka turebe. No, muceceke mwivuga, muvuze ngo iki? Rwose ntabwo ari byiza gufunga isengero, ko se mwirukanye Imana ibahe, Imana ibahe, mwarayirukanye. Umuntu witwa Yuska wafunze insengero ni igikoresho cy'Imana yakoresheje muri iki gihe. Imana irimo iragenda igabanya umujinya wayo gahoro gahoro, none igiye kuranguza we. Niyo mpamvu gufunga amadini ni ugufungura itorero. Haleluya. Ibyo abapasiteri bigiye kubabaho, yewe we, n'ababishop n'abapotre we, no kugira ngo itorero
itorero ryumbure mama shenge ryarapfukiranwe we ryumbure ubu rero rigiye kumbura hasigaye rimwe ndetse kabiri rikumbura vuganye nawe ako yisika n'umwana mwiza gusa afite n'ijambo aravuga ijambo rwose ese abakagombye gukiza igihugu bangana urunuka shesha nta nungoge wabo nta nungoge wundi nta nungu ugira gute abo ingwate zabo abo bita abayoboke babo ingwate zabo bagomba kubabwira ngo ugiye aba ari umwanzi. By the way neza uzongera kuvuga ko ndi umwanzi w'igihugu, okay? Yeah, okay. Niba uri wa muri Zion ukajya restoration ubaye umwanzi wa perezida wa Zion, niba uri wa restoration ubaye umwanzi wa perezida wa restoration, niba oya Dr. Kanoni we ajageza kuhajya hose, niba ubaye ugiye kwa Minyoni ubaye umwanzi wa, niba ubaye uvuye kwa Minyoni ukajya kwa Gitwaza ubaye umwanzi wa Potre International, niba ubaye dore abisha igihugu yewe FPR we dore ngabo barakubeshya barakora ibirori dore barakora ibirori bakagombye kwambara ibigunira ngabo ngo iki mwangana urunuka mukagira ngo se bigende bite umwere uturutse ubukorwa kongera amavuta bagiye abamanutse bakagira mu bayoboke abayoboke nabo bahandi bangana n'abaha bakangana n'abaha ndetse bakaba banarugana maze dore ko ariyo ntwaro isigaye yari yibarangije mwese mugiye no kwiroga mugiye kwiroga muriroga ntabwo muri bwiroge se nicyo nsaba muriroga niba ngutonyo sorry kemera nicyo nsaba nanone ejo nk'iki gihe nzabwira umwami icyo nsaba nzabwira umwami icyo nsaba nanone ejo nk'iki gihe nanone ejo nk'iki gihe nzabwira umwami icyo nsaba nzabwira umwami icyo nsaba nanone ejo nk'iki gihe mana niba ndonye nkaba undwakaye niba nyishimira gasohoza icyo nshaka maraho inama z'abagome mbura
bakundwa ibintu ntabwo yewe biba byananyobeye. Ntabwo mushobora kwiyumvisha iki cyumweru ibirori barimo gukoramo kuzimu ukuntu imeze. Ntabwo murimo kumva abantu ubu barimo kwicwa muri kiriya gihugu, amaraso arimo kumeneka umunsi ku wundi, ijoro ku ijoro, abanyamadini bari muri arena ngo no mu bya Zayoni. Ntabwo murimo kwiyumvisha ibirimo kuba biteguriza ngo kurahira k'umuzimu. Ntabwo murimo kumva icyasabwe nk'ibitambo by'abasore n'inkumi kugira ngo bategurize iri rahira rya kuzimu. Ntabwo mubizi, ntabwo muzi imiryango iri mu marira ubu ngubu yabuze abana babo, baheruka basohotse bagiye, ntabwo bazi ko ntabwo bongeye kubabona ko batashye. Kubera iki? Uku kurahira kuko abapfumu barababeshya ngo niho insinzi iri, kandi ntabwo bazi imigambi y'Imana yanjye, ahubwo niho insinzwi iri. Abapfumu barababeshya ubu ngo baratubeshye, baratwemeje. Ubu ngo bakomeje kubaho, niko abapfumu bababwiye bamwe na bamwe, ngo bakomeje kubaho ndetse na manda nyinshi, ndetse ngo bazavaho hajyaho abana babo, ndetse ngo bazakomeza ari ubwoko ngo bwavuye hanze cyane ngo ababikazemo ngo nabavuye hanze, ngo abavuye hanze nibo badashaka kurekura igihugu we, ngo bakwemera bagapfa bagashira. Kandi ni nabyo rwose, ni ukuri koko. Ari wewe yewe njye mfite ibihamya by'umwuka bifatika. Urumva icyo kintu ucyumvise? Igihamya cy'umwuka gifatika wigeze ucyumva n'umuntu wowe? Ababyeyi babuze abana disi, abagore babuze abagabo, ntago bavuga, ntago bashobora kuvuga. Nuzumva umuntu avugiye kuri YouTube uzamenye ko ari umwihari. Nuzumva umuntu hari wabwiye ikintu, ari wabwiye agahinda ke, uzamenye ko yihaze. Ntago bavuga, ntago bavuga ko babuze abagabo, ntago bavuga ko babuze abana b'abasore, ntago babivuga. Iyi ngoma biti bagiye gutangiza ejo bundi ku cyumweru tariki 11 ngo niyo ngoma y'abavuye hanze. We ingoma ngo y'abavuye hanze, ubwo nukuvuga ngo abandi dusigaye. Urashaka kuvuga iki? Uragira ngo Imana nizeye ntago twebwe yaduteganijwe natwe imibereho y'akataraboneka? Uragira ngo Imana twanamzaho tukubaha bigoranye, ntabwo ibona, ntiyumva. Ubu ntabwo mwebwe mushobora kwiyumvisha mwese y'umwuka, mwese y'umwijima ibyakozwe bitegurizwa iri rahira. Ntabwo mushobora kumva ukuntu izi nyanga Yesu, izi nyanga Kristo zirimo gukoresha ibirori muri za arena na za Zayoni. Izi nyanga Kristo hariho ikintu barimo guhisha. Barimo barahisha imiborogo, barahisha ibishobora guturika bigafatika, ariko nyuma biri buze kubaturikana. Barimo barorosa amaraso y'imiborogo, barimo baracecekesha imiborogo y'amaraso ngo agomba gusasira iyi ngoma bise ko ari itangiye. Ni ikindi ngo cyiciro gitangiye. Ibyo nkubwira mbese ni nk'ibanga menye. Yesu, ni nk'ibanga nkumeneye ngo ubimenye wowe utaravuye hanze. Ndavugana nawe, ayo mavuta y'ubwicanyi ntakuriho. No, ubu aho nkuvugira no, ni imbaraga z'abavuye hanze, ntabwo ari kubateranya kandi ntabwo ari bose. Hatagira nta wundi ushaka kuburana aho wandega hose, kuko ijuru nyine avoka w'abavoka niwe umburanira. Yes, ni imbaraga ngo z'abantu ngo bavuye hanze, buriya ngo ni indobanure, buriya ngo sinzi ngo n'ukundi ngo bameze. Ubwibone bwabaye igisabiko muri bo, abandi ngo ntabwo ari abantu, ngo bari barahunze mama, ngo twe dusigara mu gihugu twaramaze. Nukuri ngo
ikintu bateguye bateguriye umuzimu maze imyaka irenga. Ni ukuri igihugu kitagira umuntu ukihagarariye. N'ubundi yaragihagarariye yica n'ubundi ariko yari ariho ahumeka. Basi hey, ni ukuri ibihugu birashyigikira muri iyi myaka 4 birashyigikira kubera inyungu zabyo. Ndibona gusobanurira kugira ngo byumve neza. This way ibihugu bihinduka ibicucu. Ndibona navuga ibintu bikomeye. Abafaransa bahinduka ibicucu, Amerika ihinduka ibicucu, Abongereza bahinduka ibicucu, Ababiligi bahinduka ibicucu, hano ntabwo bavuga n'abariko barabihindutse. Abadage bahinduka ibicucu, Australia ihinduka ibicucu, Abashinwa bahinduka ibicucu, Canada ihinduka ibicucu. Icunga ikize muri iyi myaka 4 icyo byacungaga urakize. Wowe urakize, wowe wigeze ugishurirwa hamwe n'umunsi rumwe baracunga nyine. Ya data we akamasa gahuruduka hariya byakayobeye nako karagenda kajya yewe data we yemera genocide ko bayikoze. Yewe waruzi mpamvu yabyo wowe bararwaza disi baratukwa baremera. Bakubita umucezo ati twebwe tuzi icyo turiho. Amerika ikubita umucezo mwangu iki Ababiligi bakubita umucezo ongera ubabaze se. Mwangu iki ongera ubabaze. Abongereza barabaceje we barabaceje. Ongera ubabaze ubu ngo iki aka kanota ndimo kuvugana nawe. Ongera ubabaze kubera iki? Kubera ko inyungu zabo zarangiye basi. Ariko iyo baza kubaha Imana, iyo FPR iza kubaha Imana, iyo iza gushyira Imana imbere neyikure mu itegeko nshinga, itaza kuba inkora amaraso, iyo amadini ataza gufatanya nayo, iyo nibura Imana bayiha uruhengekero nibura rutoya, ntibayihindure burebure kugeza aho bayigeranya nayo ngo nabo nuhoraho. Mututsi nawe ngo ni Imana ihoraho we nyine. Ngo iki nuko abapfumu barateranya barababwira bamwe bati rwose murahoraho iteka ryose, abandi bati ntabwo turimo kubibona neza. Ngo iki atahubwo nimugire gutya mwongere mwicabangana barya mwongere mwice mwohereze Kongo cyane, hanyuma abandi mushyira kubikaraya, abandi munige, abandi mukire guta, abandi muba nijoro mujye mutegera ahangaha nihanyura abasore mu bajyane. Ariko ubwo bugome bwanyu nkuko ijambo ryatubwiye, Imana ngo niho izumva iruhutse nimara kwihorera mu kanya nkako guhumza akanya katwugarije. Ngo nibwo izumva iruhutse. Ariko murumva Imana aho igera ngo nzumva nduhutse nimara gukora ibyo nagambiriye, nimara kurundanya umujinya wanjye nkarundanya guhora, nibwo nzumva nduhutse. Nibwo nzumva nduhutse. Yamamaye hose, inkuru yakwiriye hose, inkuru yageze hose, inkuru yamenywe na bose, kubwoko bw'Imana bwaguzwe, kubwoko bwawe bwagambaniwe. Cyo nimundera neza bizera bose, ntirize musabire.
bene data reka nongere nsome ijambo hano ry'akataraboneka kandi pe rihuye n'ibyo turimo. Reka dusome mu Kuva ibice 17 umurongo wa 13 niho duhera n'igihe cy'Abamaleki. Yosuwa atsindisha Abamaleki n'abantu babo inkota 14. Haleluya. Uwiteka abwira Mose ati andika ibi mu gitabo bibe urwibutso ubibwire Yosuwa yuko nzakuraho rwose kwibuka kw'Abamaleki bakibagirana mubo munsi y'ijuru bose. Mose yubaka igicaniro akita Yehova Nisi. Jehova Nisi Imana ya Israeli, nta yindi Mana imeze nkawe, akira ishimwe Mana y'abahishuwe, nta yindi Mana imeze nkawe. Wibwiye Mose uti jyewe ndi uwo ndiwe, wamubwiye ko witwa ndiwo, Uwiteka Imana ya Aburahamu na Isaka, Uwiteka Imana y'abahishuwe. Uwiteka abwira Mose ati andika ibi mu gitabo bibe urwibutso ubibwire Yosuwa yuko nzakuraho rwose kwibuka kwa FPR. Uwiteka Imana abwira Mose ati andika mu gitabo ubibwire Esiteri yuko nzakuraho rwose kwibuka kwa FPR kuko ni abagome cyane bakibagirana mu bo munsi y'ijuru hose. Uwiteka abwira Esiteri ati yandike Esiteri, andika Yosuwa we, andika Esiteri, nzakuraho rwose kwibuka kwa FPR bazibagirana mu bo munsi y'ijuru bose. Erega baragaciye. Nuko igicaniro kirubatswe kitwa Jehova Nisi. Uwiteka niwe bendera ryanjye, Uwiteka niwe bendera ry'abamwubaha. Haleluya. Nuko Uwiteka aravuga ati ndarahiye nzajya ndwanya Abamaleki ibihe byose. Uwiteka azarwanya FPR ibihe byose mpaka mwisho. Mwabaye akabarore, mwaminnye amaraso atariho urubanza, mwibye mwasahuye ibitari iby'abandi, mwambuye abantu ibyabo baruhiye babiriye icyuya. Ariko koko umuntu agakorera amafaranga imyaka 5-10 akayagura akazu, maze mukaza ngo n'imisaya n'imbunda mukabimwaka iyo mutamwishe. Iyo Imana imucira icyanza akabatoroka, uwo aba ari umurame. Mwakoze ibyorezo. Iki ni igihe cyo kugira ngo mwishyure, kandi n'abafatanyabikorwa banyu bareba muri Arena na Zion n'abandi bose, abafatanyabikorwa banyu bose murishyurana. Kandi Uwiteka yavuze ngo ntago azabikora mu rwihisho. Ariko abamwubaha, ariko abamwumvira bari muri icyo gihugu, ariko abo batagaragara, ariko aba batumwa n'Imana bakavuga ibyo yavuze. Icyorezo we, dore icyorezo we. Nabonye Meshaki agarutse avuga ati nimumbabarire ko navugiye Imana, ati nimumbabarire ko nahanuye, ariko ndavuga iki gihugu noneho ni icyahe mwana. FPR we, wica abahanuzi ugatera amabuye abagutumweho. FPR ubwira abahanuzi ngo nibavuge ngo ibyo bahanuye ntago ari byo. FPR we, wica abahanuzi ugatera amabuye abagutumweho. Ni kangahe Imana yakwinginze ngo wumvire abahanuzi ukanga, none urarimbutse.
yo nabonye Marisera za ati nimumbabarire ko navugiye Imana, mumbabarire ko nasenze, mumbabarire ko no j'ai eu mal. Ngo ngwiki ubu nanjye bagiye kohereza uzavuga bihindure byose noneho bihindura we ikindi kandi ni itangazo ndimo guha FPR n'abari mu bico ngo byo kuza ngo kidnapping we umva mwebwe mwabasore mwe amafaranga bazabaha muzayarye viza babasaba ibyo bihugu muzahite mwakubuhungiro murumva neza yemwe ba mwebwe ntabwo nkidnappingwa mwebwe mfite manda mfite akazi ndimo gukora ntabwo ndogwa murumva neza bayabahe mubyemere kandi mubake menshi ni kuko ndahenze ntabwo bapfa gupfa kugura gusa babahe menshi ku buryo kuki ubu murumva takataka burebure yapfa kumena amaraso mwebwe murumva mugatuma ndi mwebwe murumva ari ibintu ngo byoroshye cyane ngo bazanshunga ngo banshunge cyane ngo bamfate ngo banajye muri za takataka zabo ngo nuko ngo bagende bakuramo inzara n'amasa mwebwe panzi b'Imana yemwe bana mwebwe mubyemere abambere baratsinzwe abakabiri baratsindwa abagatatu baratsindwa ntabwo nshobora kubabarira inshuro mwebwe mubyemere muyemere kandi muhite mwongeresha muti naho tuzarara n'imodoka tuzagendamo baramutse badufashe tuzavuga iki we ngo iki ufata we mubyemere harimo muzahite mukwepera muri icyo gihugu muhite musaba ubuhungiro mugaragaze n'ibimenyetso by'uko ngo mwari mwaje ngo kunyidinapa nuko naho muzababwire babimbaze nanjye mbyemeza amafaranga muyarye atariho amaraso rata muyarye Imana izabibasuye Imana izabibahaye cyo kubatunga nuko ariko simbizi niba mufite n'abana nta soni hari ukuntu ibintu bigomba no guhinduka igihe mwahereye mwebwe igihe mwahereye murashaka gutuma nabo mu miryango gweke we bagiye kohereza nanone ngo kugira ngo bankidinape bazagindira pase bankuye bazagindira bazamenye se ndi icyo mbabwiye bazaba ikintu mugomba ikintu amafaranga muzayakire niyo azabatunga muri urwo rugendo niyo azatuma bazabatunga muzahita aho mugiye mwaka ubuhungiro muzavuga uti twamubuze nta mpamvu nigiye gusiba FPR mwisi kwisibaganya vanga murakitwa ngo ni pastor n'umwicanyi apotre ari ugambanira ubundi gukoresha umwana kuroga se gukoresha umukazana kuroga umukwe
gukoresha umukwe kwica nyirabukwe, gukoresha umugabo kwica umugore, umwana kwica nyina. Mwebwe ngo kugira ngo ubwibone bwanyu ngo busugire ngo busagambe ngo batabasuzugura. Mwasuzuguritse mwanzi Gologota aho umwami wanjye yabambiwe. Mwanzi umusaraba ku manywa y'ihangu. Mwanzi Imana n'ibyayo byose. None bahinduye igitangarirwa nk'abantu bazajya bavuga ya SNF FPR niba irya RDF nibo babaye barya umuryango wa Kagame ni kubaye irya abavuye Burundi ni kubabaye abavuye Tanzania ni kubabaye ego mana yebwe abavuye Uganda ni kubabaye mwarakinnye murakinana mugezaho mutureka dukine n'uhoraho. Yego di ariko murasuzugura kugeza abantu bose imbere yanyu bahinduka ibigoryi. Ntabwo ngo batekereza niba nonsense niba useless. Kugeza gihe kizi kuva ryari kugeza gihe ki ngo iki Imana muzayirenganya se muzasenga amatakira ngo isi rwose Imana ntabwo rwose nyine byo twakoze urumva niko ngo ba smart bihana ngo urumva ngo rega ntabwo rwose nari nabigambiriye nabonye bingwaho bimaze kungwaho birangusha ntabwo nari nabigambiriye urumva imbere y'Imana nayo arayibwira ko irobulije kumwumva parce que ni umututsi cyane rega. Izo mvange namwe mwitone mwamvanye imvange yose iri mu buyobozi imvange yose mu pastor yitone kuko umunsi byamfashe buretse Sabwira umwami cyose aba nanone ejo n'iki gihe nani bandonye undwakaye shaka marawi inama z'abagome mbuze imigambi y'abaduhiga fana wababangamiye ububyutse uzasozwa natwe ubwoko bwawe nta kindi rero Imana ishaka. Imana irashaka ko uwumvise ibi bintu wese uri muri FPR uwo ngo batuma kurogo ngo batuma kwica nubwo baba barabishe ni twese twakoze ibyaha twashyikira ubwiza bw'Imana nubwo wararoze nubwo waranigishije isashe nubwo warakubisa agafuni nubwo warakaranze ku gikaraye dore ko ari wagira ngo ni mwebwe rupfu wagira ngo ni mwahimbye imfu nubwo ariko ukumva hari ikimana ivuganye nawe cyo kwihana wanshaka bintekerereza nkabyumva kugira ngo ugakizwa agenda akagusengera none namwe bahaye imisiyo yo kugira ngo yo kukidinapa ariko murakidinapa muzikidinape mwebwe namwe muzampamagare kugira ngo basengere koko gwiki kwihana nta kindi Imana ishaka nta kindi yapfuye namwe abanyamadini nuko abanyamadini igihe FPR irimo kwica abantu igihe FPR irimo kumena amaraso nabo harimo abirimo kwica bagambaniye
ntimuzanshokoze. Bahita bakora ibiterane byo korosa ibi. This way. Abantu baba bagome ntibakunde n'ababo koko. Abantu baba bagome bakaba bradwa ukuboko kw'iburyo kwa Satani koko, bakaba bavandimwe bakaba muri abashaka gukizwa, abashaka kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanyu. Umugabo wo mu Bwongereza, sinzi niba uri umugabo, sinzi niba uri umusore, nta nubwo nakubajije niba warashatse cyangwa ukiri ingaragu. Agakiza wakabonye gusa, agakiza wakabonye. Mva ukuntu mu mutima wawe byavuyemo bimeze, wakabonye. Kandi igitabo cy'ubugingo bakwandike rwose. Umva Imana iguhishe nk'uko izi guhisha. Ndabizi ko izi guhisha. Naho uwitwa ko agomba ngo kungambanira we yarangiye, on n'en parle plus. On n'en parle plus. Nta kindi gishobora gukiza uwo ari we wese uretse kwatura. Ibyaha biraturwa, ibyaha premedite biraturwa, ibyaha wagendereye. Iyo wakigendereye uracyatura, abantu bakacyumva kikabona gusokana nayo mashyira. Naho igicumuro cyo usaba imbabazi wacumuyeho, igicumuro nyine ntago uba wakigambiriye, ntago uba wabipanze, uko bizagenda. Ntago biba birimo guhora n'ubugome n'ibyo ubeshya n'ibyo ugira gutesa. Muri hehe ngo mwakire Yesu umwami n'umukiza n'umucunguzi. Nyuma ndabaha amatangazo. Muri hehe mumere neza. Muzano Yesu Kristo murebe ukuntu abagenza disi. Harabaha amahoro, muryame musinzire. Mwihane mwature ibyaha byanyu, mumwakire mu bugingo bwanyu. Nta kindi kintu kigiye kubaho mu bakunda Imana bose, mu b'Imana ifite muri gahunda yayo, mu bafite misiyo y'Imana. Nta bindi bashaka uretse ikintu kimwe gusa: kwihana, kwitunganya. Yesu muzamubona, Yesu mugiye kumubona. Umwakira wese aramubona. Ni muzima. Umwami Yesu ni muzima. Igeze gupfa ariko ni muzima. Haleluya. Bamundekere niba banamwanze, nta kundi. Ako wowe uramwemera, ni wowe naje nshaka. Ni wowe mvugiye amagambo yose kugira ngo uyumve, hanyuma wakire umucunguzi w'abari mu isi. Subira muri aya magambo uti: Mwami Yesu, numvise ijambo ryawe, ndatsinzwe. Mbabarira ibyaha byanjye byose, byo nibuka n'ibyo ntazi, n'ibyo ntibuka. Amaraso yawe nanyise antunganye. Ndizera ko wamfiriye ku musaraba, ndizera ko wameneye amaraso, ndizera ko wahanwe igihano nari guhanwa. Ndabyizeye Mwami Yesu, ndakwakiriye mu bugingo bwanjye ngo mbere umwami, umukiza n'umucunguzi. Nyandukura rero mu gitabo cy'abarimbuka, mvana mu gitabo cy'abapfa, unyandike mu gitabo cy'abafite ubugingo, unyandike mu gitabo cy'ubugingo, unyandike mu gitabo cy'abazabana nawe. Hari iyo liste nanjye nyongeramo. Urakoze mama, urakoze kumpaha agakiza kawe Mwami. Urakoze ko umpaye agakiza kabonerwa muri Yesu Kristo umwana wawe, data wa twese, muremyi w'ijuru n'isi. Mwuka wera, ndakwakiriye ngo unyobore, umfashe, unyigishe ibyo ushaka kumenya. Umbere umwarimu mwiza, umbere umujyanama, undere, unkuze, uzangeze ku gihagararo cya Kristo. Urakoze data, ndagushimiye kubw'urukundo rwawe, ubuntu bwawe n'imbabazi byose binyomyeho ubu n'iteka ryose.
mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka mbasengere rwose, reka ngusengere wowe numva kabisa washyizeyo ugeze kure. Data, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, ndakwereka abangaba bapfukamishije amavi y'imitima yabo, aba bakubashye Data, aba bubashye umwana wawe Yesu Kristo, aba bubashye amaraso y'igiciro cyinshi, abangaba bavuye mu rupfu bakaba bageze mu bugingo. Ubarinde ibyago bije, ubarindire ubugingo, ubarindire n'umubiri, ubarindire imiryango yabo bayifite, ubarinde ubarinde umubi, uzabarindire mu busa abari muri kiriya gihugu, abari hanze nabo barindire mu busa, kuko naho bigiye kugerayo. Abangaba ndabashinganishije mu izina rya Yesu Kristo wabambiwe abantu bose akabapfira ku musaraba. Uyu nkuko wampaye ububasha, nkuko wampaye misiyo, nkuko wasutse amavuta yo gukuraho ngashyiraho, abangaba batorotse Gehinomu, abangaba binjiye mu bugingo buhoraho. Bararindwe rero, bararindwe Mwuka Wera, ubarinde ubagote aho binjira basohoka, kandi ubayobora inzira ikwiye, ubabuze ikibi, ujye ubatesha igihe batandukiriye, ubatesha igihe batandukiriye, ubatesha. Urakoze ndabakurindishije kandi usanzwe unyumvira mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Haleluya. Yesu wabwa icyubahiro. Haleluya. Amaraso yawe ntabwo yamenekeye ubusa, umubiri wawe ntabwo wakubitiwe ubusa, warahondaguwe kugira ngo dukire indwara. Niyo mpamvu muri abangaba barwaye bose n'abandi barimo kunyumva bakwakiriye mu bugingo bwabo barwaye cyane cyane indwara ngo zidakira, wowe uri umukiza finali, uri umuganga w'abaganga. Mu mibyimba yawe niho twakiriye. Yesaya yabihanuye kera imyaka 700 mbere yo kuza mu isi. Mu mibyimba yawe niho indwara zacu zose zikirira. Aba barwaye rero cyane cyane ibi birwara ngo diabete ntikira, ngo na kanseri, sime ngo na sida, ya liste yose Satani yabahaye. Abo barwaye kubwo kukwizera no kumva ijambo no kuryumvira bakiri indwara mu izina rya Yesu Kristo. Migongo n'imitwe idakira, ibintu byo mu nda simbizi byari byo, n'ibintu bibabuza kumera neza, iyo mize yose ikurweho mu izina rya Yesu Kristo. Uko niko bibaye, kandi Mwuka Wera abishyira mu bikorwa, kuko abamarayika b'ingeri zose, abaganga bavura indwara zose mu ijuru murabafite, bahita bamanuka bakiza aba bantu mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Haleluya, haleluya. Niba kundekere, niba kumparire, niba ntacyo umaze, niba utarabayeho, niba uri amateka gusa, mbe bararwana n'iki? Bakundwa, mbere yuko mbageza amatangazo, kiriya gihugu babibyemo ibintu byatangiye kwera cyane, bimaze kwera cyane, babibyemo inzangano, babibyemo urwango, n'imyuka izerera amanywa nijoro muri kiriya gihugu.
n'abavuyeyo baza hanze barayizana. Ni imyuka yo kwangana, imyuka y'ubugome, imyuka yazanywe n'amashyari, ibintu byose byo kuzimu babikwije muri cya gihugu. Ntabwo bigombera ngo abari muri leta ngo abapagane. Abitirirwa izina ry'Imana nibo bangana cyane kurusha abo bita abapagane. Ariko icyo ntabwo mumva ko ari icyorezo koko. Niba pastor atavugana n'undi pastor, niba bishop ashobora gusuza apotre, niba ushobora gukoresha igiterane abandi ntibajyeyo, niba ushobora gupanga igiterane abandi nabo bagapanga ikindi ngo kugira ngo bisopane, ariko ibyo ngibyo system ibikunda kubi. Yoho, diviser pour régner. Mama we, diviser pour régner. Bari n'aba pervers narcissique bari mana yanjye, diviser pour régner. Diviser pour régner. Guconganisha bariya kugira ngo ubone uko bafa. No. Awe reka ntabwo tuzongera kubumva ukundi. Mugani. No. Marira yabaye menshi arasaga. Abahohoterwa baba benshi barasaga. Abambuye ibyabo. Ariko uzi kugeraho wambura umuntu. No. Ibintu yaruhiye imyaka n'imyaniko kugeza aho abura nayo gukodesha inzu. Ukumva ko wowe umwana wawe imvura itazamutsinda hanze y'urubura. Y'urubura wowe. Ubu murabikora muzi ko mwaremye ijuru ryanyu se? Uzi kwambura umuntu kugeza aho abura icyarya yarakoze akorera kugira ngo abana be barye bazanye no mu ishuri. Wowe ukabzongera kubindi wamenye kuyandi maraso wamenye ukarya ibyabo ugafunga ukarya ibyabo ukabica ukarya ibyabo bakaguhunga ukarya ibyabo ukumva ngo wowe abana bawe ngo bazakomeza kugororoka ngo bagire n'imisaya imbere y'Imana yandise. Imbere y'Imana yandi hafi kuvanga kubera inyungu zabo batesheje agaciro amaraso yawe. Bamwe ngura umuzungu bandi kurira wura ariko bakundekeye kundwa. Reka nibutse abantu bana batumye ngo nkukinira pinga amafaranga muyemere yose, muyemere muyemere nta kundi, mubyemere byose. Hanyuma muzakaryame kambasomera amatangazo. Dukomeje n'amasengesho yo kwihana twitegura kwinjira muri gakondo. Turayakomeje ariko iminsi yarahindutse. Abazajya babibasha kandi njye mbona mubibasha koko ni kuri YouTube buri wa kabiri na buri wa kane. Iminsi yarahindutse, mutubabarire, iminsi yarahindutse. Hanyuma isaha ni 3 z'ijoro kwa kundi muri Afrika hagati, Rwanda, Burundi, Kongo. Hanyuma kwa kabiri no kwa kane tuzagerageza kubibibutsa dushyira amatangazo kuri YouTube. Kwihana, kwiyeza, kwiyambura ibi byanduza kugira ngo umuntu azabone. Niba uzaba ufite gakondo yo mu ijuru ugendana, aka nakabanga nkwibiye wowe. Niba ufite gakondo yo mu ijuru ugendana, nta kizakubuza kwinjira mu yindi gakondo. Mubwiye ibintu. Niba ugendana gakondo yo mu ijuru, niba uyigendana, iraguhesha itike yo kwinjira mu yo mwisi rwose. Itangazo rya kabiri ni intebe y'ubuntu. Habaho inyigisho zifasha abantu gukura, gusenga. Yewe hari abashumba b'inzobere. Haleluya. Yego. No kuri intebe y'ubuntu nayo byose biri kuri amatangazo ari hano kuri chaîne ya YouTube. Hari indi chaîne yitwa igihe mu bihe nayo mujye muyumva di. Igihe mu bihe
igihe mu bihe nayo mujye muyumva nayo inyuraho inyigisho zikangurira abantu kugira ngo bamere neza zikabamenyesha n'iby'igihe tugezemo cyakuwe mu bihe. Yesu aduhana umugisha. Haleluya, haleluya. Tumva nabatindiye ariko nta kibazo muranyihanganira. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Gusa haracyari ibyiringiro ko wakwitandukanya na FPR ariko hari abantu ntabwo byoroshye guca imigozi, ntabwo byoroshye guca imigozi ibikuboshye iba yarakuboshye imigozi karande ibintu wagiyemo ibintu kugira ngo bice, ariko wikunda. Imana ndagusengera ngo iguha akenge akanya gato, iguha akenge utekereze neza, urebe neza, witandukanye na systeme wakabyarawe, itandukanye niyo systeme yarangije. Imana ngo igiye kuyikuraho ihehe kugira ngo iruhuke, ngo yumve iruhutse. Koko nawe koko urashaka kuba muri ibyo koko? Urashaka ko nawe umujinya w'Imana ukugeraho koko? Ngo kubera ngo sinzi uko bimeze. Umwami Yesu ateze amaboko ntabwo mushaka. Urishakira FPR yise uhoraho. Urumva ahantu uri koko, urumva abantu ushyigikiye, urumva ukuntu bameze. Biyise Imana, biyise uhoraho, biyise Uwiteka. Viziyo ya FPR hari wavuze ngo imeze nk'iya Yesu. Mana yanjye, ayiwe, yewe we, ariko muzi no kuvuga ye. Mwami Yesu nubwo wari Imana ntiwashatse kubigundira, wisize ubusa umugaragu uranyumbata, kandi umaze kuboneka uri umuntu wicishije bugufi bikabije, ntiwanga no gupfa urupfu rubi rwo ku musaraba. Nicyo cyatumye ushyirwa hejuru, uhabwa izina risumba ayandi yose, kugira ngo amavi yose apfukame mu izina ryawe. Ari ibyo mu ijuru byose cyangwa ibyo mu isi no munsi yayo, kandi indimi zose zature ku Uwiteka. Bene data bakundwa, hari ikintu nibukijwe. Reka dusengere imyuka yo guhora. Nyine urumva isi y'umwijima irahari nyine nk'uko bari ariyo bakoreramo, ariko ntacyo bamfiteho, nta n'icyo bafite ku banjye. Izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo n'ubutware twarabuhawe, tuhabwa n'ijuru. Ijuru rirabyemera, riratwekipa. Tuhabwa ububasha, tuhabwa ubutware bwo kwirukana abadayimoni, abarozi, imyuka mibi yose y'abapfumu, imigambi yose aho ikorerwa hose mu isi y'umwijima ndayigamburuza aka kanya mu izina rya Yesu Kristo. Iyi mipango yose barimo gupanga, bapangira buri wese utameze nkabo, bapangira buri wese bashobora kuba ngo bagiraho ububasha, ndabubambuye mu izina rya Yesu Kristo. Ndabambura access yose mu izina ry'umucunguzi wanjye Yesu Kristo wapfuye ku musaraba akamena amaraso. Amaso y'abahume, amatwi y'abapfe, imitima yabo ibunge, ibungagire imitima yabo ihinduke zababunga, kuko abagome nta mwanya nta mugabane bafite kuri jye cyangwa kubanjye cyangwa kubakunda Yesu Kristo. Ijuru ritabare, amaze rigotesha abamarayika babandi bazi kurwana cyane. Minwa ivuga nabo Yesu Kristo izibwe, iminwa ivuga abamukorera batwebwe izibwe.
mu izina rya Yesu Kristo. Data, ndasengera abakozi bawe urimo gutuma muri kiriya gihugu biteguye no gupfa, kandi mwami nukuri uha amahoro Meshake, uha amahoro Marcel. Nta kundi bari kubigenza, nta kundi bari kubigenza. Nawe uhari niko wabigenza, nanjye mpari niko byagenda. Ntanyira ngo bambaha ngo Mana, ndakwinginze imbabazi zawe zibabeho, ndakwinginze imbabazi zawe zibabeho. Icyampa ntibazongere kuvuga, icyampa ntibabahatire kugaruka kuvuga, kuko babahatiye kugaruka kwihana. Icyampa bakabibagirwa burundu. Ndashinganisha aba bene data, aba babyeyi barimo kuvuga ibigiye kuba, aba bakobwa barimo kuvuga ibigiye kuba, aba bahungu bahaza amagara, aba bagabo bahaza amagara. Mwamubarinde, ubarinde izi ni intumwa. Urakoze kutugose, urakoze ku ijuru ritugose, ritugotanye n'abacu n'abakunze kugaruka kwawe bose, abana b'Imana bose, mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Amen. Pilato yakwishongoyeho akwibarisha ibyo yumva nyabatambye, yakubajije niba uri umwami kandi wariwe, wamushubije ku bwami bwawe atari ubw'iyi si turimo, kuyaba ari ibyo abagaragu bawe bari kurwana, nicyo cyatumye ushyirwa hejuru, uhabwa izina risumba ayandi yose, kugira ngo amavi yose apfukame mu izina ryawe. Ari ibyo mu ijuru byose cyangwa ibyo mu isi no munsi yayo, kandi indimi zose zature kuri Uwiteka. Benza tabakundwa, naho kwa kabiri no kwa kane ndabararitse n'ukuri, kandi ku cyumweru saa 3 z'ijoro ni intebe y'ubuntu nongeye kubararika, kuko iki ni igihe cyo kugira ngo abahuje babe hamwe, abahuje bumve icyo umwuka ababwira, kandi ijambo nyamukuru umwuka arimo kuvuga ni ukwihana, ni ukwizera umwana w'Imana, nta kindi, nta bindi mu by'ukuri ijuru rikeneye, nta kindi gitangaza ijuru rikeneye, nta bindi bintu byo gukora ijuru rikeneye. Tutaba nk'abariya babigira nkana, bariya babona inzu yabihiye bakajya kuvuga prosperity aho kugira ngo bambare ibigunira bisiga ivu, barengere n'urubyaro rwabo, na kiriya gihugu bavuga ngo ko bakunda ngo bashime Imana ko yakibahaye bakitumamo, none ngo bakihindura umunuko. Ano karibu ku ntebe y'ubuntu ku cyumweru saa 3 z'ijoro, kwa kabiri no kwa kane tuzajya tuganira kuri za nyigisho zo kwihana, kwiboneza zituteguriza kujya muri gakondo. Ariko kugira ngo ujye muri gakondo yahariye iwacu ugomba kuba ufite iyo mu ijuru, niyo ugomba kugendana kugira ngo ubone uko ubona iyo gakondo yindi. Yesu aduhana umugisha. Pilato yakomeje kukwirataho, yongeye kukubaza niba uri umwami, wamushubije ushize amanga uti wakabimenye, kandi uti iki nicyo navukiye ndetse nicyo cyanzanye mu isi, no kugira ngo mpamye ukuri, kandi ukuri ni
benda tabakundwa nibagiwe ikintu gikomeye cyane. Umwanzi ni mubi, umwanzi ni mubi. Reka nze mbahe itangazo rikomeye umwanzi yaranyibagije. Chokoje rurema ukomeje kumwicira abana ataziko tubereye maso indukomeje kumucokoza narosubira mbiwe cyane kurambiwe agasuzuguro kabamwe bisumbukuruza bashaka kukugamburuza narose wemeye ziragenda ziratera zirasiriba zasiga n'uwa kirazira mema nabigenze bite uwo ninde ucokoje rurema ukomeje kumwicira abana ataziko tubereye maso indukomeje kumucokoza narose nawaguhagarika. Benda tabakundwa nari nibagiwe ibintu bikomeye n'itangazo ribatumira buri wese ukabwira n'undi nimbwirwa ruhame. Ikiganiro kizabera kuri YouTube kuri uyu wa mbere tariki 12 z'ukwa munani. Ni ikiganiro mbwirwa ruhame ni kizaba kirimo gutangwa hano mugaragu wa Yesu Kristo w'i Nazareti ya Nehemia Ezra, niwe ambasaderi Jean Marie Mbonimpa. Azaba akomeje ubutumwa ku buyobozi bwubaha Imana mu gihugu gishya kuko yaramaze iminsi abutanga. Ukuntu Uwiteka agiye kugabira intoreze mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Rero ni kuwa mbere ndabararitse none ndabatumiye buri wese atumira undi, buri wese ariko undi niko bimeze, nta kundi mugomba kuza kubyumva kuko nibyo bidukwiriye, kuko nibyo muzabamo. Ni kuwa mbere rero, kuwa mbere ejo bundi kuwa mbere ku itariki ya 12 z'ukwa munani 2024 hateganirijwe rero icyo kiganiro gifite umutwe ugira uti imiyoborere mishya mu gihugu gishya. Tega amatwi wumve, aha niho hari ibanga: gusenya, tukubaka, tukarandura, tugatera, gutera imbuto biri mu mugambi w'Uwiteka. Ibi ngibi azavugaho byo gusenya, kubaka, kurandura, gutera biri mu mugambi w'Uwiteka. Iyo nsanganyamatsiko rero irishingiye muri ijambo riri muri Yeremiya igice cya mbere umurongo wa 10. Haravuga ngo dore ngushyiriye hejuru y'amahanga n'ibihugu by'abami kurandura no gusenya, kurimbura no kubaka no gutera imbuto. Hanyuma ikigendererwa nyamukuru rero ni ukwibukiranya ingingo z'ingenzi z'ibyavuzwe ku miyoborere idasanzwe izaranga igihugu gishya Imana nyine yaduteguriye. Herekanwa ukuntu ibishya tuzabamo bizaba ari by'amaso atigeze abona. Icyo nicyo cya mbere. Hanyuma aya matwi yawe nayo akaba atarigeze abyumva ubyanye cyangwa ubyemere nuko bimeze. Ibyo rero bizaba bitandukanye cyane n'ibimenyerewe. Aho niho ikibazo kiri.
ari mu mikorere y'itorero, ibyo rwose, ari mu miyoborere y'icyo gihugu, ari mu micungire y'ubukungu no mu mibereho y'abaturage. Ibi byose bizaba bitandukanye n'ibyo wowe umenyereye. Niyo mpamvu ngusaba ngo uzaze kandi ubwire n'abandi. Ntukajye uba mu bazumva nyuma. Gukurikira, gutangirana n'umwigisha cyangwa n'umubwiriza biriho amavuta atangana nk'ayo uzabyumva kubera kuri bisi. Ntimucikwe rero n'icyo kiganiro, cyane cyane mwebwe muri mu myiteguro yo kwinjizwa muri gakondo yanyu. Yego, ariko mufite na gakondo ya ndani yindi y'ijuru y'ubugingo buhora mu bugendana. Muzirikana ariko ko gakondo iruta izindi zose ari gakondo yo mu ijuru. Suko iyo gakondo rero tuyihabwa n'agakiza kabonerwa muri Yesu Kristo, ku bamwizera bakamwegurira ubugingo bwabo ngo ababere umwami, umukiza n'umucunguzi. Ubwo urumva wowe ahangaha wahabura? Niba utari wanamwakira, urumva ku wa mbere 12 z'ukwa munani 2024 urumva uzara utakire Yesu Kristo mu bugingo bwawe? Erega nta choice mufite, mwaratanga twatanzwe. Ni ukuvuga ngo twagoteye aha, abandi bagotera hariya n'abandi bagotera hariya. Yesu rero aduhana umugisha. Hanyuma abana b'Imana bubaha Imana no gusengera iki gikorwa gikomeye, tugasengera mwene data Ambasaderi Jean Marie Mbonimpa ari we Nehemiya Ezra, kugira ngo Imana izamushoboze nk'uko isanzwe cyangwa izarenzeho. Yes, afite imirimo itoroshye. Rero kubyizera biraruhije, nta n'uwo umuntu yabihatira, gusa abagira ubuntu bo batangiye kumenya ikirimo. Haleluya. Yesu aduhana umugisha rero. Mana yanjye, iri tangazo nari ngibagiwe, sinzi kabisa ukuntu byari kugenda, ko buriya nari kugaruka. Niyo yawaje cyangwa sundi ngo niyo twabiranga niki, warahiye ko nta kabuza, waravuze uravuguruzwa, ko n'ubundi mutinda no mu bindi bidafite umumaro. Rero gutinda muri ibi ni byiza cyane. Ubwo reka mbibutse ko ku wa mbere tariki ya 12 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2024 isaa 3 z'ijoro nk'uko bisanzwe muzakurikirana Ambasaderi Mbonimpa Jean Marie, umugaragu wa Yesu Kristo w'i Nazareti. Muzamukurikira mu kiganiro aho nyine azatubwira ibi bintu binatangaje koko, ukuntu ngo tuzasenya tukubaka, tukarandura, tugatera. Yego, tuzarandura, dusenye, turimbure, twubike, twubake, dutere n'imbuto. Haleluya. Imana imuhumugisha. Aho rero niho nsoreje gahunda y'uyu munsi. Mwakoze kwihangana. Naho butaha.